atuye mu kazi keza we uriya muntu agenda mu modoka nziza uriya muntu afite akazi keza uriya muntu yambara neza uriya muntu asa neza uriya muntu afite ibi mbega muganiraho isi itajya ibembereza yanyemereye imodoka Imana yanyemereye inzu Imana yanyemereye akazi so reka nicare niturize ugomba gukora guhora ufite inyota ubuzima abandi babayemo guhora ufite inyota iby'abandi aho kugira ngo ugire inyota yo gukorera ubuzima bwawe bwo gufomba no kugira icyo bisaba kugira ngo ube muri ubwo buzima ugomba kugira icyo bisaba kugira ngo ube nk'uriya muntu ariko ufite icyo bisaba ngo ube nka role model wawe ufite icyo bisaba ngo ubwo buzima uhora washamadukiye ububemo uri cyanga impamvu ku bintu bitagenda neza aho kubishakira umuti nsanga ikibazo kiri ni uko ushora imbaraga cyane mu by'abandi aho gushora imbaraga cyane imbaraga nyinshi muri wowe abantu bifuza kubaho ubuzima bw'abandi ariko batiteguye kwishoramo imbaraga zituma baba abantu zituma bagira bya bindi bazi impamvu ibintu bitagenda neza no utuma bitagenda neza kuko aho kwicara ngo ushake igisubizo wicara ushaka impamvu se ku bintu bitatu tugiye kuganiraho isi itajya ibembereza nimba uzi yuko ubifite nimba uzi yuko ubikora nimba uzi yuko ari byo bintu bikuranga ubireke kuko igihe ntabwo kizahagarara ngo kikurindire ibintu banze ubikosore igihe kigendana n'abagenda so ni ibintu bitatu ikintu cya mbere isi itajya ibembereza umuntu ugira ubunebwe bwo gukora ubunebwe bwo gushakisha please ntimunyumve nabi wenda ibihe turimo biragoye akazi karabuze ibintu ntabwo byoroshye ariko hari abantu bagira ubunebwe bwo gushakisha abantu bagira ubunebwe bwo gukora atari uko babuze aho bashakishiriza atari uko babuze ibyo bakora ahubwo hari abantu bicara bazi ko ibintu byose bizabizanira ibintu byose bizizana ku isahane akazi kazamwizanira ibyiza akeneye bizamwizanira iterambere akeneye mu buzima bwe rizamwizanira ariko nta muntu uhari wo kubukoreramo ngo akuzanira gukoreremo akuzanire ugomba guhaguruka ugakora hari igihe wenda ugasenga ku bantu wenda basenga ntimunyumve nabi kuko nanjye nkunda gusenga kandi ntabwo ndwanya abantu basenga hari igihe usenga ugasenga Imana ikagusezeranya ibintu ikavuga ati nzaguha ibi nzagukorera ibi mukorera ibi n'ibi ngibi and then icyo ukoze kuko uzi ko Imana ntibeshya kuko uzi ko icyo Imana ivuze igikora wowe ukicara gusa ukavuga tuzi n'ikindi kaniyicarire ntuze ubwo Imana yambwiye ko izakora biriya nta kintu kizitambika umugambi wayo izabikora so ugategereza umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa cumi na kangahe ugitegereje kuko ngo Imana yarambeshye Imana ntabwo yakubeshye yagusezeranyije ibyo izagukorera akubara ntabwo ibigusezeranyije ikubwiye ngo nzabigukorera ku buntu ibi ikubwiye uti umurava wawe nzawushyigikira ntabwo ugomba kwicara ngo utegeze Imana yanyemereye imodoka Imana yanyemereye inzu Imana yanyemereye akazi so reka nicare niturize ugomba gukora baravanga Imana igendana n'abagenda kandi bavuga ngo Imana ifasha uwifashije kuki babivuga ni uko Imana ireba umuhati ufite kandi izi yuko uri umwana w'umuntu hari ibintu bimwe utabasha kwikorera cyangwa teka ngo ufashe kafashe n'umwana w'umuntu izi nzozi ziwe azigereho kuko mu by'ukuri aba yagerageje uko ashoboye so niba ugira ubunebwe bwo gukora uyu mwaka 2020 tugiye kujyamo iki kinyejana turimo turavamo tujya mu kindi ugomba guhaguruka ugakura amaboko mu mifuka ugakora ukareka ubunebwe kuko isi ntabwo izigera ibibembereza ntabwo isi izigera ikubabarira izakomeza igenda usigara inyuma ikintu cya kabiri isi itajya ibembereza ni umuntu uhora ufite inyota ubuzima abandi babayemo guhora ufite inyota iby'abandi aho kugira ngo ugire inyota yo gukorera ubuzima bwawe bwo gufunda ubuzima bwawe kugira nawe uzagire ishema uzishimire kubamo please kuba ufite role model wawe hari umuntu ushaka kuba nkawe hari umuntu ufitiye uvuga ati ndashaka kubaho ubuzima nk'ubwuriya muntu iryo si ikosa kugira umuntu ufatiraho icyitegererezo si ikosa kwifuza kubaho ubuzima nk'ubwuriya muntu si ikosa ahubwo ikosa ni uguhora wifuza kubaho ubuzima bw'uriya muntu kandi wowe udafite icyo bisaba kugira ngo ubeho ubuzima bw'uriya muntu kugira ngo udafite icyo bisaba kugira ngo uriya muntu urufite uriya muntu atuye mu kazi keza we uriya muntu agenda mu modoka nziza uriya muntu afite akazi keza uriya muntu yambara neza uriya muntu asa neza uriya muntu afite ibi mbega umusore ameze gutya na gutya mbega umukobwa mbega umumama disi ukuntu ameze mbega umupapa ukuntu ameze ugahura muri mbega ukuntu ameze ariko ntabwo ujya wicara ngo usubize amaso inyuma urebe uko ubuzima bwawe bumeze uvuga
nkore nzamere nkura mudame, reka nkore nzamere nkura mukobwa, reka nkore nzamere nkura musore, reka nkore mere nkura papa. Uhora ufite inyota ubuzima bw'abandi, urushamajwe n'ubuzima bw'abandi, wishimiye nyine ubuzima bw'abandi, ariko wowe ubwawe ntabwo wabwishimira, ntuba n'igihe kuko gutera nawe ubunebwe bwo kubamo. So kumva rero guhora uri excited cyangwa se guhora utewe amatsiko n'ubuzima bw'abandi nibyo byiza, ntabwo ukorera ubuzima bwawe. Ntabwo ibyo bintu isi bibembereza. Ugomba kugira role model wawe, ukagira umuntu wumva ufite ubuzima uvuga ati ndashaka kuba nk'uyu muntu, ariko ugomba no kugira icyo bisaba kugira ngo ube muri ubwo buzima, ugomba kugira icyo bisaba kugira ngo ube nk'uriya muntu. So ntugahore rero wumva ufitiye amatsiko wishimiye ubuzima bw'abandi, ahubwo utajya uhaguruka ngo ukurire ubuzima bwawe ngo nawe uzabe muri ubwo buzima. So uyu munsi, guhera uyu munsi nureba iki kiganiro, iyi fight or die y'uyu munsi uyisharinga abandi, wowe nawe uyu munsi wicare witekereze urebe se koko ndi wa muntu uhora uncamajwe n'iby'abandi ariko sinjya nicara ngo mbe mu buzima bwanjye. Abantu muri iyi minsi twese dutewe amatsiko no kuba mu buzima bw'abandi, kugenzura ubuzima bw'abandi, ariko ubwacu ntitubugenzure. Tugeze mu kinyejana buri muntu wese agomba kwimenya, tugeze mu kinyejana buri muntu wese agomba kureba ibye akabitunganya akabigira neza, kuko ntabwo wazita ku by'abandi ngo uzabihe. Umusore rero uyu munsi inshuti yanjye, umuntu ukurikiye Mama Charlene Fisher, mukunda Charlene, Mama Charlene, ni fight or die uyu munsi. Yego ba excited, yego terwa ubushema, ishimira ubuzima bw'abandi nyine bibone burashamaje ni byiza, ariko gerageza uburyo ki uyu munsi utangira gukorera ubuzima bwawe kugira ngo uvuge ati urazi n'ikindi, nkunda ubuzima uriya mama abayemo n'uriya papa, nanjye urazi n'ikindi, reka mbikore nanjye nzabeho kuriya. Icyo nicyo cy'ingenzi, icyo nicyo cyiza. Naho sinkubuje kugira role model, ariko ufite icyo bisaba ngo ube nka role model wawe, ufite icyo bisaba ngo ubwo buzima uhora washamadukiye ububemo. Icyo nicyo kibazo. Ikintu cya gatatu ari nacyo gikomeye ni uguhora utanga impamvu ku bintu bitagenda neza aho kubishakira umuti. Ntuntere amabuye, ndabizi ntabwo ubuzima duhura n'ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwacu bitugoye, bitunanije. Uyu munsi bakwirukanye ku kazi, uyu munsi wenda wakundanye n'umuntu mwatandukanye se, uyu munsi hari ibintu bitagenda neza, wabuze amafaranga, wabuze minerivare y'abana, wabuze byagenze gutya. Ibibazo twese duhura nabyo, abantu twese hari igitsikamutima buri muntu wese aba afite, ariko nta gisubizo na kimwe gihari, nta n'umuti n'umwe uhari wo kwicara ugahora utanga impamvu z'ibitagenze neza. Reba nshuti yanjye, wenda ari nk'urugero bakwirukanye mu kazi kubera amakosa yawe, kubera si ibintu bitagenze neza wowe ukora, ariko ukicara ukiha hari amagambo twibwira, tukicara tukiha icyizere kugira ngo nyine gusa utagira stress, kumva ko ibintu byacitse, kumva ko ibintu bitameze neza, ukiha amagambo y'icyizere. Waragerageje byagenze gutya, ariko uri gutanga impamvu z'ibintu bitagenze neza, aho kugira ngo wicare urebe ngo ibitagenze neza ejo habaye iki, uyu munsi ndakora iki kugira ngo mbikosore, ahubwo ugahora utanga impamvu z'ibintu bitagenze neza, aho kugira ngo wicare ushake umuti w'ibintu bitagenze neza. Niba ikintu kitaragenze ejo neza, wikicara ngo wihe impamvu zo kwiha umutuzo. Hari impamvu twiha zo kwiha umutuzo gusa kugira ngo tworoshye ubuzima buke bwire ibintu bigende neza, ariko izo mpamvu nta kintu zimaze, nta muti. Umuti ni ukujya muri cya kibazo, cya kintu kitari kugenda neza, ukakinjiramo indani, ukababara yego, ariko ukagishakira umuti, instead yo kwicara ukimahuruniza nyine ukigira nkaho nta kibazo gihari, kandi mu by'ukuri ikibazo gihari. Isi ya none tubayemo duhora twicaye twibwira ngo ibi ntibyagenze neza, ibi ntibyagenze neza, nuriya munsi watambutse ntabwo byagenze neza. Ariko se wakoze iki kuri ibyo bintu bitari kugenda neza? Wakoze iki kuri ibyo bintu ejo byanze n'ejo bikanga, bimaze icyumweru byanga? Ese ikibazo ni ibyo bintu bidakunda, cyangwa ikibazo ni wowe udatuma bikunda? Uyu munsi ubigenzure, ubirebe niba ikibazo ari wowe, niba ikibazo ari ibyo bintu. Uyu munsi turabyemera, reka tubyemere yuko ibihe turimo biragoye,
umwe aracana undi agacana undi agacana undi agaca ukabura icyo ufata ukabura n'icyo ureka ariko icara wibaza ubwawe uti ese koko ninkomeza kwicara ndi uruhinja rwicaye hariya uruhinja rutegereje ko baruhindurira pampa rutegereje ko baruha amata rutegereje ko barwonsa ni agashishi karuriye ntabwo kabasha kurwikura kuko ni akabebe ni akana karacyari gato mama niwe uri buze kubikora akaza kureba impamvu umwana arize wowe si uri uwo muntu none se uri ivaze batereka hariya muri salo bakajya barireba gusa bakaza bakaryuhira ushaka kuba iryo vaze se indabo nizo batereka nta kintu kimwe indabo zakikorera bakaza bakazuhira bakazishyiramo ifumbire bakazitunganya ariko wowe ntabwo uri indabo so uyu munsi rero icara wibaze ngo nicara koko ubwo bunebwe bwanjye nkaba aribwo nkiri imbere nkumva ko ibintu byose bizanyizanira ni igiki nzageraho bizanyungura iki ndi bize mu bintu byanjye ngomba gushakisha ubuzima niteza imbere runaka ari bize na runaka ari bize buri muntu wese afite imitwaro yikoreye buri muntu wese afite ibintu agomba gukora so niba wicaye hari yuzi yuko ari indi uzaza kukuvomerera haguruka ujye gushaka amazi wivomerere kuko kuri iri zuba indabo nuzirekera ntuzivomerere zizapfa kuko nta muntu uzazuhira rero nawe niba wicara hariya niba ushaka kuba indabo ukicara hariya bizarangira amababi yose agushizeho kuko nta muntu uzakuhira kuko ba nyiri ukukuhira nabo bagiye gushaka ibindi kuko ba nyiri ukukuhira bagiye gushaka nabifumbire yabo ba nyiri ukukuhira nabo bafite stress ba nyiri ukukuhira nabo bari busy so rero muri iki gihe turimo hari abantu bicara bibaza impamvu badatera imbere bibaza impamvu batava kuri etape imwe ngo bajye ku yindi etape ariko nuza kwicara uyu munsi umaze kuri iki kiganiro ukitekerezaho cyangwa ukitegerezaho uri kukireba uraza gusanga aho ikibazo kiri ni uko ushora imbaraga cyane mu by'abandi aho gushora imbaraga cyane imbaraga nyinshi muri wowe nawe nabivuze ngo komeza uterwe ishema n'ubuzima bw'abandi komeza wishimire ko uriya muntu abayeho ubuzima bwiza wumve nawe urabushaka ariko mu kubitekereza mu kumva uwo muntu abayeho ubuzima bwiza mu kubona uwo muntu abayeho ubuzima bwiza wowe ukora iki nyuma yaho ese uricara ureberere gusa ujya uhera kuwa mbere usitoka uwo muntu ujya kuri Instagram yiwe ujya kuri YouTube ye ujya kuri WhatsApp ye ujya kuri Facebook ujya kuri urubuga rwose akoresha kugira ngo gusa umurebe uyu munsi niba ushaka kubaho nk'akanaka kuko ubuzima bwe ari bwiza kuko ubuzima bwiwe ubona nyine ari umuntu usa neza wambaye neza ubayeho ubuzima bwiza ugomba kubanza ukagwiza imbaraga z'icyaguhisha cya kintu umuntu afite ugomba kubanza ukagwiza imbaraga z'ikizatuma uba wa muntu kuko hari abantu bifuza kubaho ubuzima bw'abandi ariko batiteguye kwishoramo imbaraga zituma baba abantu zituma bagira bya bindi uyu munsi washaka se kuba umusirikare ukaba umusirikare w'amanyenyeri utarigeze ujya ku ikosi igisirikare se cyakwakira ukaba umusirikare nyine uri official kandi utarigeze ujya ku ikosi niba ushaka ubuzima bwa runaka niba ushaka kubaho nka runaka ugomba kugwiza imbaraga muri wowe zituma ubasha kuba wa muntu ugomba kugwiza imbaraga muri wowe zatuma ubasha kugira cya kintu kandi mukuri mureke mbabwire abantu nubwo dukunda ubuzima bwa runaka abayemo bashobora kuba ukugezamo ukavuga turazi n'ikindi mana subiza mu buzima bwanjye kuko buri muntu wese ubuzima abayeho bafite ibintu bitamworoheye so nezezwa n'ubuzima bwawe ufite uyu munsi nezezwa na duke ufite uyu munsi kwiyakira niyo solution nicyo gisubizo cy'ibintu byose mu buzima bwacu so uyu munsi shimira ubuzima na dukeya ufite ahubwo ugerageze buryo ki utwo dukeya ufite ushobora kutuzamura niba koko uhora utanga impamvu ku bintu bitagenze neza niba uhora utanga impamvu za biriya ntibyagenze neza ugatanga impamvu aho kugira ngo ahubwo ushake igisubizo uhora utanga impamvu kuwa mbere utanga impamvu kuwa kabiri ugatanga impamvu ibintu bigapfa kuwa gatatu ugatanga impamvu uribaza impamvu ibintu bitagenda neza niwo utuma bitagenda neza kuko aho kwicara ngo ushake igisubizo wicara ushaka impamvu se kuki udatera imbere watera imbere ute n'isi atera imbere n'abanzi bari muri iyi si n'abanyamashyari n'abagome ese kuki udatera imbere byihorere sha ba nyiri ubutunzi bari iyo bari
ugahora ufite utwo tuganya ugahora ufite utwo dutiku aho kugira ngo wicare ushake ibisubizo. None se abo bafite amafaranga babayeho ubwo buzima bwiza barabivukanye, bavutse bambaye ubusa nk'uko nawe wavutse wambaye ubusa, ko nta kintu tuzana mu isi nta n'icyo tuhakura. Baje mu isi nta kintu bafite, igishoro bari bafite ni kimwe, nibo ubwabo, umutima yabo, mindset yabo. So mindset yawe yihindure, ibintu byose bizagenda neza. Nuhora utanga impamvu nawe uzataha iyo mpamvu. So ciao ciao.